unyemerere nsubire inyuma gato ngaruke kuri Bikira Mariya, mvuge kwishapure gato no kuri rozari ku buryo yenda nongeraho kandi kantu. Tukivuga ku kwiyamaza Bikira Mariya, uzasanga abantu benshi bagira ipfunwe ryo kuvuga ishapure, kugendana ishapure, no gusubiramo amagambo, no kugira gute. Nagira ngo mbwira abajene badukurikiye, urubyiruko rudukurikiye cyane abandi badukurikiye, ko igihe cyose twiyambaza tuvuga ishapure, tuvuga rozari, ibyo tuvuga byose ni ibyanditswe bitagatifu. Duhereye ku ishapure ubwayo tuvuga ikisi, tuzirikana imibukiro 20. Imibukiro 20 yose ni ubuzima bwa Yezu. Iyo umukristo rafashe umwanya akazirikana ubuzima bwa Yezu, ko Yezu Kristo, ko Gabriel mutagatifu yabwiye Mariya ko azabyara umwana w'Imana, ni ibyanditswe bitagatifu. Ko Yezu yazutse, ni ibyanditswe bitagatifu. Ko Roho Mutagatifu yamanukiye mu mutima y'intumwa, ni ibyanditswe bitagatifu. Ko Yezu yabatirijwe muri Yorodani, ni ibyanditswe bitagatifu. Ikice kinini rero cya rozari cyangwa cy'ishapure no kuzirikana ubuzima bwa Yezu. Irindi sengesho dukoresha cyane muri rozari cyangwa ishapure niriye, ni isengesho rya Dawudi mu ijuru. Ivanjiri ya Mateyo umutwe wa 6 ndetse no mu Ivanjiri ya Mariko n'iya Luka bigarukaho, ariko ni Yezu Kristo twigisha kuvuga iryo sengesho. Igihe musenga mujye mugira muti Dawe uri mu ijuru. Ubu rero nshobora kubwira abadukurikiye nti nimuzajya mugira ikibazo mujye musubiramo aya magambo. Bakavuga bati ubwo padiri yabitubwiye reka koko tuyasubiremo n'ibyo. Bya bitangaje rero kuba Yezu Kristo we yatubwira ati nimusenga mujye mugira muti Dawe uri mu ijuru. None ngo igihe tuvuze rya sengesho Yezu Kristo yari twigishije, abantu baduseke tubyemere. Sibyo se? Tukiri aho ngaho kandi na bwa buzima bwa Bikira Mariya, naho tuvuga Bikira Mariya, inshuro tuvuga ndakuramutsa Mariya, byose ngira ngo nabikomojeho haruguru, ni amagambo n'undi dusanga mu byanditswe bitagatifu. Abadukurikira kuki ndakuramutsa Mariya zivugwa kenshi, umuntu ashobora gutekereza ati se kuvuga ndakuramutsa Mariya 10 ukavuga ibukiro ukongera ukavuga izindi ndakuramutsa Mariya 10. Ijambo ry'Imana riravuga ngo musenge ubutarambirwa. Icyo ni igisobanuro cya mbere. Igisobanuro cya kabiri, ntabwo ntekereza ko urubatse uterwa ipfunwe n'ikimwaro cyo kubwira umugore wawe ko umukunda cyangwa umwana wawe ko umukunda kandi kenshi. Ndumva kubwira umuntu ko umukunda kenshi nta kibazo kirimo. Byakagombye kubabaza ababivuga kurusha abatabivuga. Ntangazwa rero n'ukuntu abantu batabivuga ari bo bibera umutwaro kurusha twebwe bishimisha.